uransezeranya ko ugiye kubikora ndagusezeranyije urakoze kabisa papa ahubwo reka njye mwatetse genda bakugabura igendo rero umukozi akugaburira yihute Claudine genda umurebe asante papa sawa ndagukunda nani papa kabisa ibi bintu urabona byo kuva mu gitondo umuntu agigirana nabyo iki ngiki yanyijugunye hariya aha gusa si ibindi bintu Kesi? Ntabwo nabona gufite Kesi gusa kunyenzaho ko kwamba bari ukanyumva akasa ka munani ushakaho wamvuyeho ugasanga bari abantu bawe Okay ngo haguruka tuganire haguruka ngo tuganire ngo haguruka tuganire nyine Okay ngo haguruka Okay ngo ngwino ngo haguruka nyine tuvugane Okay ngo ndakumva ngo haguruka iyi ngo ndakumva ngo haguruka nyine ngo haguruka ikibazo cyero nuko utari gushaka kumva ngo haguruka sibyo ngaguruka tuganire sibyo ngo hagurara neza nyine hagarara neza iyi ngo ndekura nyine tuganire Asimbase reka ngufate mwana ubundi bunshaka iki reka ngufate ngo mbwiye ikintu munshakaho si wambabariye sibyo sinzakora iki basi uziyahuye koko nibyo ushaka Kesi mva nkubwiye sibyo reka nkubwize ukuri pe Kesi nta rwango nkufitiye sibyo ndagukunda nk'umushuti wanjye kandi abizi ko nta mwanya njya mbura kuguhereza so nyumva kuki ukunda kunsiga kandi ubizi ko ari we buzima bwanjye sinakuye ko nta mwanya mbura kuguhereza njye hano hose uzanshaka nzahaboneka ariko mva nkubwiye ikintu cya mbere dukwiye kuganiraho be attention njyewe na Kesi mu rukundo ni ibintu bitazakunda njyewe bizakunda rero wowe bitakunda se hari habura iki uzi ikintu kibura nimara kugira amafaranga ayo mafaranga uzayakorera turi kumwe uri kubyumva kandi sinabona gufite never and ever ntabwo nabona gufite pe icyo kintu gikura mu mutwe wawe none se reka tuganire nk'abantu bazima sibyo reka tuganire nk'abantu bazima Steven si umwana w'umubakire Steven ntabwo mushaka nshaka Samu na Steven ntabwo mani we nkunda gusa wanyumvishe nyine bwarimwe Okay ngo nyuma bwarimwe sibyo nimba mubwiye ati Steven ari mu kigero cyanyu bajado bari mu kigero cyanyu sibyo babone bose mu kigero cyanyu sibyo wasanze Bilisa base mudashaka utabona kugira sha nawe rero ibyo ndabirambira sibyo sheri mbabarira listen to me runyumva nago ndi sheri wawe kandi ikindi sibyo sende kura sibyo nago ngana nawe ntabwo nkundana nawe sibyo sende kura umva Kesi ndagukubita ndakudiha sibyo Samu wamubabariye umva sente wambabariye ukamunkora urukoba wambabariye ukarungura mva nkubwiye mva Samu ntabwo nagenda Samu mubabarira mva nkubwiye sibyo wambabariye urukoba gukinisha amarangamutima yiwe ko ibyo ndabyumva sibyo ibyo ndabyumva nyine mubabarire ngaho reba uzi ikintu uri gucura hano wabyumvisha wowe uzi ikintu uri gucura hano nkaya mwana nta bintu byo kumva urajya kumva umuntu utakwitayeho uzi ibintu uri gucuraho ukuntu bingana uzi ibyo ari byo umwana w'umukobwa aragukunda ngo namubwiye mveho Kesi ndabyanze ntabwo ndakure Samu wababariye undi mwana koko basi wakumvisha amarangamutima ngo nayumvishe ngo basi ngo mvo siyo Okay. Niba udashaka gukundana nanjye ngiye kwiyahura. What? Kesi okay. Sura rukobwa ufite ubwenge. Kesi bahubwire shaka Asifiye wanje agarara
ese vie habaye iki hagarara habaye iki vie hagarara nkubwire habaye iki njye uranze ndakuzi ni papa nde Steve reka nkubwire ase waretse mbase tusa we ese hajemo no kurwana umuhungu wanjye hajemo no kurwana iyo bigeze ku mwana wanjye ase waretse azamwe ikibazo waretse vie ushobora guhagarara hamwe aho nzikuzurizeho birebe mwana wanjye wayobeje nzikuzurizeho umujyana mu biyobyabwenge nzikuzurizeho vie urumva se ufite imbaraga urumva ufite imbaraga urongeye nteye kacu urumva ufite imbaraga ase vie waretse kugira ngo nkwereke se ko wagabanyije itabi vie ndakumva vie tangiye no kumfata ntabwo nongera vie tangiye kumfata ntabwo nongera ariko ufatura nongera reka nkubwire ntabwo nongera vie umwana wanjye yego vie sinkeneye ikigali cyane ndekura nyine nkubwire ndekura nkubwire kwirirwa umujyana mu biyobyabwenge mu biyoga mujye mujyana na birahungu mwirirwa umuhana avayo ntumuhana ajyayo ninjye mujyana narabimenye amakuru yose ko ari wowe yahe urumva twumvikane niba ushaka tanga abagabo umva se nyumva neza cyangwa yego vie niba ushaka kubaho neza ndekera umwana kandi w'iki gisaza nagikozamo urushyi wandetse wari uzi ko mfite n'ubushobozi bwo kuba nakurangiza wowe vie ngaho mbabarira rwose n'undi munsi sibyo mbabarira rwose n'undi munsi twumvikanye bigenze gute se n'undi munsi umwana wanjye ujye ukora ubanza unyumve neza ndakumva ariko nawe nuko hasi ukomeza kuzifatiraho banza unyumve neza yego umwana wanjye n'undi munsi umugendere kure ntabe inshuti nawe abe inshuti n'abandi sinzongera kubona muri kumwe hawe uzi ko wanyumvishije ariko hawe waretse wanyumvishije wandetse nyine wanyumvishije ndakubaza wanyumvishije uri tico se ngo ndakumva ndi papa we nzongera kukubona muri kumwe mwagiye mu biyoga nzahita kesi wamba bagiye kukunda kwiginze n'ibiki ushaka senti kindekura ntihangane babari ibintu ushaka gukora ntabwo ari byo wamba bagiye rega amarangamutima ntabwo anyohereza kuri abo bantu bose mwirwa munyurira anyohereza kuri Samu kandi Samu ndamukunda n'ubuzima bwanjye nabwo hanyuma se ni wiyahura igisubizo kiri basi mfeho kugira ngo mbere Samu upfe se hanyuma numve nuje tu kuko ntabwo naba muri ubu buzima ndafite Samu pe icyo cyo kibagirwa kesi mbabarira pe Samu ndamukunda n'ubuzima bwanjye bwose n'iwacu bakanyuta mbabarira sinabona ikintu mbwira ababyeyi bawe bora wihangane utahe ujye mu rugo Samu ndaza kumuganiriza ntabwo byakunda basi kanigendere niba ari byo mushaka kesi wambaye ukanyumva amarangamutima yawe wayaturishije basi nimba ari no kubungabunga ntabwo byakunda umva ihangane tawe ujye mu rugo Samu ndaza kumuganiriza kandi ndabizi araza erega biriya byose nibyo aba yigira ndabizi nawe aragukunda basi arabikubwira akankunda ndabizi aragukunda musaza wanjye rega ndamuzi hanyuma genda utuze utahe ujye mu rugo ngenza amuganiriza kandi ndabizi ko bizagenda umva sibyo umva tuganire umva nyine tuganire bwa rimwe sibyo nyumva Samu wakumvise sori kunyumva reba nyine ikintu tugiye gukora sibyo umva ikintu tugiye gukora nk'abantu bazima none wowe nakumvishe kandi nawe ndagukunda n'umutima wanjye sibyo ariko noneho reka nkwereke reba ejo sibyo ejo taha ntuze kuri kumunyegereza wahatuje ubundi wowe nyine itonde wowe nyumva nyine Samu ntiwongeye kumubwira nabi ntabwo ndibwongere taha none gisubije ejo nzaza kukwirebera iwanyu tuganire byiwe basi nzazi no kukureba oya ntuzaze kundenge ejo nzaza kukwirebera iwanyu uzatanga undi kugera iw'abandi ari uzaza nawe senti nyumviye nawe urera ibyawe sibyo nzaza kukureba okay ngogende naje ejo nzambwira ze kureba ikisi mubira basi naye okay hagi mini ndakunda sibyo Asenti wumva okay sawa nari bisibi mwana ngo ngomba barataha si ngomba okay ngo bye wabaye moye n'umuntu turi kumwe mva se ngo mvuge okay ngo kesi mba mvuge ijambo rimwe sibi ngo rekora ngira mvuge ijambo rimwe ngira kumunda okay ngo ndagukunda si ndagukunda cyane ndagukunda ngo genda okay buretse ariko
Asenti, umva. Kesi, uranyumva? Urankunda? Ngo ndekura tuvugane. Okay. Ngo tango, ejo uzaze kunda tuvugane. Sibyo? Ejo uzaze kunda tuvugane. Turabaye. Sawa, urakoze kuza. Bye. Ngo ejo uzaze. iri vumbi naryo riraduha akazi rwose usubira azajya byuka hanagura amadirishya Claudine koko ubu nk'umushyitsi adutunga asanga hano hasa gutya Ramutse mama. kugenda wihuta nk'uwayobye Ngiye ku ishuri meri. none se nuko nguko urava mu rugo ugende gutyo nk'umuze nta no gusuhuza nta no gusezera Erega kuva mu gitondo kugeza saa 11 aba ari igihe kirekire uba ugomba rero kugenda uvuze Mama wari umeze ute? Yemeze neza Mama ndashaka kugusaba imbabazi. Namenye ko mwashwanyije ubundi na papa. Si wowe si wowe ndakwinginze rwose bino bintu ndi kubakorera kandi ndabibona ko mu nkunda mubyeyi. Uzi ukuntu natutse papa wawe ejo naramututse nibagirwa ko ari n'umugabo wanjye kubera amakosa yawe wa mwana ufite amafuta ndabaye mukira kandi ngewe kumbwira ko papa yakuvuze kwihangana nanjye birananira kwagiye utuza kumaze kuba umuntu mukuru mama ngusabye imbabazi ahubwo buriya papa nagiraga ngo umunsi abiri imbabazi muri kumwe kuko nabonye ari ikibazo gikomeye cyo mu ntara ku ishuri nsanga yarakaye cyane nsanga yarakaye no kumvugisha biramunanira urabona yareka kukurakarira uzi fight yabaye hagati yanjye nawe kubera wowe jewe nubwo yakora amakosa ntaguma nshaka kaguhana niba nshaka kumwihanira rero ngiye nazamuye umujinya nanjye ngira revision ntaziyo ivuye shidukana mu bya magambo mabi ariko nyine kubera ko twihagararaho ntago napfa kumusaba imbabazi ariko nanjye numva namubwiye amagambo mabi kubera wowe ubundi ariko uzi ko yagukubise akagukomeretsa reba hano dore ko yarangize reba nawe papa regarara ameze nk'umusirikare uyanjye ndamutinya cyane abasirikare bagira discipline nk'ubwo we sinzi aho yatorejwe n'umurara nanone ntago ari umurara kwifuriza ibyiza ahubwo wowe itware neza urabona papa afite amafaranga afite inganda kandi nawe ejo bundi bari kuzarangiza amashuri tugagukoreshereza ubukwe ukaba umugabo nawe ukagira urugo rwawe ukabyara ugaheka none nutangira kunywa ibyo biyobyabwenge mu matabi n'inzoga Steve ejo hawe hazaza uzahubaka gute mama warahiciye mu mashuri imbabazi rwose ngusajya imbabazi abantu bikwiye ku mutima ariko ko papa wataryama Steve niyo mpamvu ubona asa neza tuba ahantu heza dufite akazi keza nyine arihiringa byuka amajoro buriya wowe baba barafite ntago wabumenya nige ubuzi rero nagakwifuriza ibibi ariko nanone nyine nawe umuzanira stress mu mutwe akabifatanya n'akazi n'ibibazo abarimo byama business akaba yagukubita akanakugira nabi kandi atakwanga rero nyine wateje fight mbi hano mu rugo nanjye kwihangana yewe ikintu ngusaba wansaba imbabazi zigira ikindi kintu zikora yego imbabazi ndazigura ariko nawe ikintu uri bunkorere umbabarire igikundi kibi nyine uwereke papa ko nawe wahindutse ntamusabye imbabazi niba ari amasomo amusabye imbabazi yaranambabariye ahubwo nagira ngo nawe ngusabe imbabazi turi kumwe rwose kuko sinzi nabikubwiye nawe mama rwose sinzongera gutuma muhangayika ngiye kubabera umwana mwiza dore ngewe nyine mufite ahubwo muzabyare n'agakobwa nzagumana wowe gusura mpagije oya kuba ndi jyenyine muri iki kizu kingana gutya mama rwose naye ngirira umuntu ariko kuntu njya hariya shaka kuntu mwabyara kandi kana kamwe murumuna wanjye cyangwa umukobwa urabyifuza ndabyifuza rwose usaba kubitekerezaho uzabanza uhinduke
unyereke ko wahindutse, unyereke ko ufite imico myiza. Ubu se umuntu yagira rwaserera yawe akagira n'iyo uruhinja, umuntu ntiyakwirukana mu bigo by'abasazi. Wasara ariko ubu ngubu ndabasezeranya ko ngiye gukurikirana n'amashuri. Rero ibintu byo kubyara byo nyine ndabikwemereye, ariko numara guhinduka wenda tuzabyara akana kamwe. Reka dufite imitungo, wiga mu ishuri ryiza, wowe jya wirinda, gira gutya hanagura gutya munsi y'izuba. Rero wowe witware neza, ugaragaza imico myiza, turabaye amafaranga, tubayeho neza, nyine ugaragaze nyine imico myiza, uhinduke. Igikundi kibi se nta sheri ufite? Mama ntago babura, dore urabizi ndi umusitari ariko mama mbonetse ku gapasi kanjye mba nateye n'iki uba wambaye neza. Reba inyuma gutya turebe abana baba bahengamye, baba bakubise impanga hasi meri. Oya bitonda, ariko ujye ukundana n'abantu bifite utuntu two mu bakene turi aho tutoga, nyine turi aho ngaho, ntuzajye utwiteza. Mbiti ihene dore ngendana n'umutipe bita Jado, papa we ni umusirikare aho ngaho, ni koroneri dore ni benshi, wabona uzajya uza kundeba hano. Okay, ujye ugendana n'abana bafite viziyo. Ubwana bwo mu bakene butera umwaka, uzabirinde. Ntubona ko nanjye ngendana n'abantu basobanukiwe cyane. Meri dore nawe ahubwo Meri iyi zahabu wayiguze ryari ko ntayigaga nyikubona? Papa yayikuye mu Bushinwa. Papa ariko siko papa ari papa ni umusirimu, nuko nta kintu atamba, yigira umurara. Ntago ari umurara, nta kintu atamba. Wanjye ndeba ukuntu kubita kano kantu gafite na shanete yako, kaguze $6,600. 6 papa nibuka kwaye kuri anniversaire yawe. Umfasha ukuntu yameneyemo, hanyuma isimara nakunda ntabwo ringe wabana ni mama yo. None se waciye bugufi ukareka urugo rwacu tukarwubaka, kujya kuzatuma mwubahuka kubera wowe genda ujye ku ishuri mu gukereza. Murakoze mama, usezeranya ko rwose ebana ntabwo bizongera bino bintu by'amatabi. Amasomo meza, wige uhinduke, uzubake ejo hawe hazaza. Umva noneho ninzagenda naca n'ahantu inzoga bazimennye, nzajya mpita nsinda rwose ukubeshya. Oya ujye ugendera kuri, ujye ubigendera ku ibyo biyobyabwenge. Oya nsigaye nzanga niyo nciye abantu bazinyaye mpita nsinda. Azanga cyane. Warazanze? Narazanze. Wige neza mwana wanjye, ndagukunda. Umunsi mwiza. Yego. Kabona usa nkaho wahindutse, wenda Imana izabibemo nawe. Umva se umva tuvugane sibyo? Tuvugane. Mwana nawe ubugoryi ufite sinzi ubwari bwo. Kuki ukumenya kunkinja cya gikobwa? Akosa ugeze no ku rwego rwo umva nkubwire sibyo? Umva nkubwire. Nanjye se ndugumye kwihangana unshinjura wa mukobwa uriya mukobwa. Bashaka ko njya kwishotora mu bakire we. Ejo ndarambye ati se sa mukwece ujya mu bana bo bakire wagiye ujya mu nganye bushoze. So ejo ndari kumenya ngujye kwa bakararisi. Ubona kuri mukobwa gukunda kuko. Ejo ndari kumbiye gute se? Njye uriya mukobwa twaraganiriye. Hanyuma se aragukunda. Hanyuma nyuma yuko nkunda se. Nyine irengagiza ibyo abantu muri gupfa si aya umva senti. Umukunde kuko nawe aragukunda. Umva saho ndabyumva kandi cyane. Sibyo? Aho ndabyumva kandi cyane. Kandi abizi ko nkubaha. Yomba barira kandi ndakwinginze. Senti ndakubahuka nuramuko yongeye kuzana ijambo kesi mu kanwa kawe. Ese kesa gutwaye iki? Hamaso uretse kumuvuga yabagutwaye iki? Uretse kumuvuga yabagutwaye iki? Usibye ko numvisha ibibazo byose yukabinkiraho ku mutwe. Mba nkubwire Senti sibyo? Mva wahinduwe niki? Nta kintu cyaminduye. Ko ari umwana mwiza. Ubwawe niwe waminduye. Umva abantu. Ibaze ko wungira inama ariko ejo ndukisubiraho. Je nago nisubiyeho. Ndabonye ura mukobwa imico yiwe n'ukuna gufa. Nta mico y'umwana biriya ni ibintu byaho ngo ejo bundi reka. Ura mukobwa aragukunda. Reka ejo ndabona umusore uri hejuru none undenze uri ku rwego rwa danje. Reka atajya gukundana nawe. Bari abahungu. Yumva mubwiye mwana. Bari abakobwa sinzi ikintu aho bifuza ku bantu, sibyo? Yo niba ari ikintu nyifuza akakanya samu nta kiri bubone kandi ndagusabye ntongeye kumuza nawe. Nahamshaka kunjya guhurira nawe, sibyo? Ubu nibwo bwa mbere n'ubwanyu muri mukobwa twongeye kuganira. Sawa tubugorye. Ntabwo urye ndi mu mwana. Sibyo? Wanyumvise. Nakumvisha. Kandi ntabwo urye ndimo. Ura mwana w'umukobwa atekereza ahantu hose aba yavuye akazi. Ibyo ntabwo bindeba. Wagiye ubiha agaciro se. Senti ibyo bintu ntabwo bindeba. Maze ko ukeneye umuntu nkurira mu buzima. Use kurirwa guri hara mu rugo wicaye nta muntu ukubwangara gukunda, nta muntu kwitaye nkurira mukobwa. Basi nari mbayeho neza ariko. Naye mbe ibintu bitafite akavuyo naka. Hakuza abasore bari hariya bamwirukangaho. Turya kange ku munsi. Arya kange ku munsi. Ibyo ariko arabyirengagiza akaza kukureba. Ngenda kangahe neze igare. Iyo nakererewe. Hani ntabwo ngenda n'amaguru mu birometero bingahe byose. Nasi ibyo bihuriye na kesi.
none hakugira ngo nzagende muri ibyo birometero muremo n'abagira n'ubugizi bwa nabi n'abagizi ba nabi bundi baze banyice babakire bareke nibo nawe akuze nashaka gukora bari abantu bafite amafaranga na kuriya wowe nta kintu bashaka kuvuga ngo kesi ngo impamvu namukurikiye no kubera agira amafaranga menshi mwana niba umukobwa ari mu bakire ngiye ibyo nago bindeba niba umukobwa ari umukire nago bindeba ibyo bintu nta kintu kindeba sibyo rero ngomba Sam ngomba kwigenga Sam ngomba kwigenga banza unyumve sibyo ibintu byo gukundana kesi nago bindeba uranyumva kandi sigaye nsuzugwa nawe nkusuzugwa ahubwo nayo no kumbwiye ibintu nkumva na logique birimo nta n'umurongo buzima birimo sibyo ese ubundi sigaye nkuru umugisa na rumagi mwana na kintu na kimwe nkoresha cyeka nimba narwo uri mu byo uteka ko niwo ngaburira wenyine ahubwo yo nimba uruteka simbiza feya yose aya mwanda kuba ariko nawe iyo utagiye kuzarira uriya mwana w'umukobwa nagira ikibazo sinzabona abantu bazi wanjye nawe birakure nagira ikibazo ntibazatera kuko ngewe aka kanya nta kintu mvugana nawe wabikavarinze se we kari wowe wabikavarinze ukamwirukana mu rugo se nawe rero ubaza ubusa